Reka mbahe ikaze kandi inshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye, mbahaye ikaze mu biganiro byacu bivuga kuri gospel, bivuga ku bibera muri mwiyobokamana muri rusange, abapasiteri, insengero, abahanzi n'ibindi byose bibera mwiyobokamana. Ntabwo ari gikristo gusa ahubwo n'andi madini atandukanye, nabo tuganira nabo kandi tuganira nabo, cyane ko nk'igihugu mbamo cya Canada haba hari abantu benshi cyane bafite imyizerere itandukanye. Nzajya ngerageza kuganira nabo, mbahe variete y'ibiganiro nkora hano kuri iyi channel yacu, kandi mukomeze mukande subscribe, nyamuneka mukande subscribe. Yes, hanyuma rero muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire nk'uko bisanzwe, nganire namwe ku bintu byabaye muri weekend. Ntabwo ari iyi ngiyi ishize, ahubwo ni weekend yabanjirije ishize, ni ukuvuga ni weekend ye kuva ku tariki ya 8 n'iya 9 n'iya 10 ndetse n'indi minsi mike imbere, donc nk'icyo cyumweru cyose urebye habaye ibiterane bibiri bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bikorwa cyangwa se bitegurwa n'amatorero akomeye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya tugiye kuvuga ku bantu bafite amazina akomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuntu wa mbere ni Gitwaza Paul, cyangwa se Apotre Dr Gitwaza Paul, umukozi w'Imana. Imana yahamagaye ikamuha vision yo gushinga itorero rya Zion Temple ndetse n'ibindi byose bishamikiye kuri Zion Temple, harimo radio na televiziyo, harimo amashuri, harimo ibitaro n'ibindi byinshi cyane bishingiye kuri Zion Temple. Ni vision, ni intumbero y'umukozi w'Imana Apotre Dr Gitwaza Paul. Hakaba kandi harimo n'igiterane amaze iminsi ategura, amaze imyaka 25 ategura, cyane ko kuri iyi nshuro muri icyo cyumweru yizihizaga imyaka 25 amaze ategura icyo giterane mpuzamahanga cya Afrika Haguruka. Ni igiterane kimara icyumweru muri rusange, kigahuza abakozi b'Imana, abapasiteri, abaririmbyi bavuye muri Afrika yose, kuko cyitwa Afrika Haguruka. Ntabwo ari Rwanda Haguruka, East Africa Haguruka, oya, ntabwo ari CPGL Haguruka, oya, ahubwo ni Afrika Haguruka. Niyo mpamvu gihuza abakozi b'Imana benshi b'abapasiteri, abahanzi bavuye muri Afrika. Kuri iyi nshuro rero bizihizaga imyaka 25 bamaze bategura Afrika Haguruka. Nabonye commentaire imwe y'umunyamakuru mugenzi wanjye witwa Scovia Mutesi, avuga ngo Afrika Haguruka irimo irahagurutswa, cyangwa se Afrika irimo irahagurutswa n'abapasiteri bataba muri Afrika. Ngira ngo wenda ashaka kuvuga Gitwaza kuko asigaye atuye muri Amerika, ariko mu by'ukuri buri wese nyine abivuga uko abyumva. Ubundi umuntu wese kuri iyi si yemerewe gutura aho ashaka, donc ufite uburenganzira bwo gutura aho ushaka kandi no gukorera aho ushaka. Hari abantu bagiye bagirira umumaro Afrika batayituyemo, abagiriye umumaro u Rwanda batarutuyemo. So birashoboka ko Afrika yahagurutswa n'umukozi w'Imana utayituyemo, kuko umuntu afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka. Ariko buri muntu wese nyine yabivugaho uko abishaka, uko yabitekereza uko abishaka. Njyewe ndabona event nka Afrika Haguruka, cyane ko nyine abo bashumba batandukanye, abahanzi batandukanye, ntago ba mu Rwanda, ntago ba muri Afrika. So ni vision rero nziza, ni igiterane cyiza kigira umumaro ukomeye cyane. Mu biganiro nagiranye n'abasesenguzi bacu muraza kumva Peter Ntigurirwa, we aravuga ko kino giterane cyangwa se kino gitaramo cyangwa se iki gikorwa cya Afrika Haguruka cyamugiriye umumaro ukomeye cyane. Turaza kubyumva. Muri uyu mwaka rero kino giterane cyabaga ku nshuro yacyo ya 25. Ibi birori rero by'igiterane cya Afrika Haguruka ni ibirori ngarukamwaka, bikaba byarabereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Batsinda, mu kagari ka Giheka, aho bita ku musozi wa Herimoni. Ahari hateraniye imbaga y'abakristo bavuye hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afrika, ndetse n'abakristo ba Zion Temple cyangwa se Zion Celebration Center, bavuye imihanda yose y'igihugu. Ubwo harimo abavuye i Huye, harimo abavuye za Bugesera n'ahandi henshi aho Zion Temple ifite amatorero.
akaba rero ari igiterane cyabimburiwe n'indirimbo nyine zo guhimbaza Imana bisanzwe. Muragenda mubona amafoto atandukanye y'ukuntu byari byifashe, byari ibintu byiza cyane, byari ibintu biryoshye, kandi cyari igiterane nyine gihuza abantu benshi. Nubwo ari Afurika haguruka ya Zion Temple, yateguwe na Zion Temple, ariko ni Afurika, donc ni Afurika, abantu benshi batandukanye baba bavuye imihanda yose, harimo abadeperi, harimo aba Zion Temple, harimo aba Restoration, harimo abo kwa Minyoni n'ahandi hatandukanye. Donc baba bahuye bagiye gusenga kugira ngo Afurika haguruke. Ubundi mu nsanganyamatsiko yabo nk'uko tubibona kuri website yabo baravuga ngo Africa Rise and Build, cyangwa se Afurika haguruka kandi wubake. Yes, hanyuma rero icyo ni igiterane cyabaga muri cyo cyumweru, kikaba cyarashojwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2024. Ku rundi ruhande muri icyo cyumweru kandi mu minsi imwe ni ya Afurika haguruka habaga igiterane nacyo gikomeye cyane, igiterane kiryoshye. Njye narebye amafoto, ndeba settings, ndeba organizations, nsanga ni ibintu byari biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo tumuvinze muri Afurika haguruka tugahita tujya muri All Women Together, uhita ubona ari ibintu bibiri bitandukanye pe. Of course Afurika haguruka urabona ko byasaga neza, harimo sound nziza, ahantu heza nyine ku musozi, ariko urebye All Women Together muri BK Arena ubona ko ari urundi rwego. Muri All Women Together ni igiterane nacyo ngarukamwaka gitegurwa na Apotre Mignone, akaba ari umushumba mukuru w'itorero ryitwa Noble Family Church. Akaba ubundi yaratangiye ari muri Women Foundation, ariko ubundi akaba ari umukristo w'itorero rya Zion Temple, cyane ko ariho yasengeraga mbere yuko iyi ministeri ye ya Women Foundation itangira church yitwa Noble. Ubundi yari umukristo wa Zion Temple, cyane ko nkuko mubizi ubundi Women Foundation yajyaga iterana kwa gatanu mu masaha nimugoroba no ku cyumweru mu masaha nimugoroba. Bivuze ngo Women Foundation yabaga igizwe n'abantu basengera mu yandi matorero, no kuvuga baba muri Zion, baba muri Restoration Church, baba muri Assemblée de Dieu, baba donc ahantu hatandukanye. Hanyuma bagahora nimugoroba bagasenga muri weekend ku cyumweru cyangwa se ku gatanu. Nyuma rero nyine baza gusanga ko bakwiye gukora nabo church, ubundi bahuza imbaraga bakora itorero bise Noble Family Church. Yes, iyi rero Noble Family Church umushumba mukuru wayo ni Apotre Mignone. Bateguye nabo igiterane nyine nahoze mvuga cyitwa All Women Together, gihuza abadamu bose pe, nimvuga bose wumve bose n'abadamu, ku buryo harimo abakristo navuga baba protestant, donc abadeperi, abo muri Women Foundation, abo muri Zion Temple, abo ayo machachi yose nyine twita amachachi. Ariko hakabamo n'abakristo bo muri katolike, cyane ko nk'umwaka ushize kuri panelist kwa kundi nyine bakora ibiganiro bitandukanye bagenda baganira, harimo n'ababikira, donc abantu bo muri katolike baba bikira bambaye amantuza yabo, imyenda yabo nyine ya kibikira. Harimo abantu nyine batandukanye, harimo entertainment zitandukanye. Ikindi kugira ngo wumve iyi All Women Together uburyo irenze, uburyo ifite philosophy yo ku rwego rwo hejuru, ifite mentality irenze, nuko umuntu witwa DJ Ira ni umudamu, ni umukobwa, ibaze ko ari we wabaye DJ muri bino birori. Wow, yari DJ, ari we uri kudija, ni DJ Ira nyine naza akora akazi ke ku DJ, ariko nyine akadija indirimbo za gospel. Abanyamakuru barimo nka Antoinette Niyongira narababonye bari kuyobora ibiganiro bitandukanye, nabonyemo abantu benshi. Ibi rero ni byiza cyane kuko bituma nyine bihuza all women, cyangwa se bigahuza abadamu bose, abakobwa bose, abantu bose babyiyumvamo. Kuri inshuro hari abahanzi batandukanye, harimo umuhanzi w'umu Nigeria, uyu muhanzi kazi wubatse izina cyane, Sinach muramuzi mu ndirimbo yitwa
I know who I am n'izindi nyinshi cyane. Yaririmbye indirimbo nyinshi kandi zagiye zikundwa. Harimo kandi hari hitabiriye n'undi muhanzi w'umusore, ni umuhanzi nawe abantu twese cyangwa se abantu benshi bazi, akaba yitwa Dr Impiana. akaba ari umuhanzi mwiza cyane w'umu worship leader cyangwa se worship minister wo kuva muri Tanzania hano mu baturanyi bacu, ndetse n'abandi bakozi Imana batandukanye. Hari abavugabutumwa, hari umudamu wa Kayanja guys, hari umudamu wa Kayanja, n'umudamu ukomeye cyane. Urumva nyine afite n'amavuta y'umugabo we. Ni abavugabutumwa bazwi, n'abakozi b'Imana bazwi. Muri kino giterane kandi hari harimo uyu mupasiteri muri kubona ku mafoto, ni umupasiteri witwa Matthew Ashimolowo. akaba ari umupasiteri ukomeye cyane, umuvugabutumwa mwiza, nawe wafashije abantu muri iyo minsi yose. Mbese mu by'ukuri hari harimo abakozi b'Imana pe. Ubu abamvuze ni abavuze ijambo, nabo ni abakiri bavuye hanze, ariko hari umukozi w'Imana Masengo n'umudamu we narababonye ku mafoto. Hari harimo umukozi w'Imana ukomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari, ni umurundi ariko akorera no mu Rwanda. Uwo nta wundi yitwa Pastor Edimo Kivuye. Edimo muramuzi, akaba ari umukuru w'itorero ryitwa Eglise Vivante, yaba i Burundi, mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ibi biterane rero ni ibiterane mpuzamahanga bibiri byari birimo kubera igihe kimwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari umugisha ukomeye cyane. Hanyuma rero ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi ndashaka ko tucyoriyanta cyangwa se ndaza kuba nibaza ikibazo kimwe, in fact ntabwo ari byinshi, kivuga ngo kubera iki mu Rwanda abakozi b'Imana kuki bategura ibiterane bikomeye nk'ibi ngibi mpuzamahanga, bihuza Afurika, bihuza abahanzi bakomeye, bihuza abapasiteri bakomeye, bifite impact kuri community atari kuri bo bonyine, ariko bakabitegura mu gihe kimwe. Why? Ni ukubera iki? Kugira ngo ibi tubyumve neza, nubwo turi kuvuga amatorero, ariko reka tuvuge abahanzi basanzwe. Dufate nk'umuhanzi witwa Mbonyi Israel. Ibaze yateguye igitaramo muri BK Arena, hanyuma Tonzi nawe agategura igitaramo muri Serena. Mwimagine uko byaba bimeze. Byagorana pe. Tuve no muri gospel tujye muri sekira. Ibaze The Ben yateguye concert muri Arena, hanyuma Bruce Melody nawe akayitegura wenda tuvuge muri Petit Stade cyangwa se muri Serena cyangwa se ahandi hantu. Ntago byakunda, ntibyahura, ntibanabikora in fact. None usibye n'abo bahanzi tuvuge ngo basekira muri sekira ndi gospel, tunavuga abahanzi noneho basanzwe tufatayo nka Mbonyi na Bruce Melody, nabo ntago bategura igiterane cyangwa se concert, kamvuge concert ko n'abahanzi ku munsi umwe, ntago bishoboka nabo. Muri Kigali donc ku mujyi udafite population nini cyane nka za Nairobi cyangwa se i Bugande, ni umujyi mwiza Kigali, ariko ntago ari umujyi munini cyane abantu bateguramo ibiterane ku munsi umwe. Noneho tujye muri ibi biterane byacu. Afrika Haguruka ikeneye ko abanyafrika benshi, abanyarwanda benshi bitabira kino giterane, barabikeneye. Kandi banakeneye ko abantu bo muri Zion baza, abadeperi bakaza, abakozi b'Imana batandukanye bakaza, abahanzi bakaza, donc ku buryo abo muri Nobo bakaza, abantu bose nyine bakaba ari muri Afrika Haguruka. Kuko ntago ari Zion Haguruka, ntago ari Rwanda Haguruka, ntago ari East Africa Haguruka, ntago ari ni igiterane cya Afrika Haguruka, gikeneye ko twese nk'abanyafrika tujya kugishyigikira. Uyu nawe Mignone nawe akeneye ko muri All Women Together, akeneye ko abamama, abadamu bo muri Zion na Zion Temple muri rusange imushyigikira ko ni all women, ntago ari all women bo muri Noble Church, no, ni all women bose kuko nabibabwiye harimo n'abantu batandukanye batabona mu bintu bya gospel nkuko wenda twabivuga gutyo. Nawe ubwe arabakeneye. Hanyuma bateguye ibintu ku munsi umwe mu gihe kimwe. Ibi bintu mwebwe murumva bikwiriye? Ese mwebwe murumva ari byo? Ese ntihagombye kuba hari ikintu kimeze nka regulation? Reka mbe nk'urugero nge gato muri monde ya sport. Muri iyo weekend kandi hari kuba umupira wa Rayon Sport, hari hateguwe umupira wa Rayon Sport igomba gukina na Mukura i Huye, hanateguwe Super Cup ya APR na Polisi. Hanyuma umukino wa Rayon Sport na Mukura Ferwafa irawuhagarika. Kubera iki? Kubera ko barerebye baravuga ati
abariyo niba gihuye ndetse bagakina n'abamukuru nabo bakaba badahari, ntabwo tuza kubona abantu muri stade. Donc event yacu ntabwo iraba ishining nkuko tubishaka. Dukeneye abafana bariyo, dukeneye abafana bamukura ko baza kuri match ya APR na Police. Barabiregulatinga nyine kuko nibo regulator b'umupira mu Rwanda, baravuga ati iki ngiki gihagarare. Hanyuma mu Rwanda muri gospel, mu matorero, mu madini bigenda gute? Mwebwe nta muntu cyangwa se mwebwe ntimwakwibwiriza ngo murebe muvuge muti ibi bintu ni ibintu bibiri bikomeye cyane mpuzamahanga, abantu bakeneye kwatendinga byose, reka turebe ukuntu dutandukanya amatariki. Ese ntibyakunda ibyo ngibyo? Kubikora byasaba iki? Icyo nicyo kibazo cyane nibazaga, nicyo ndi kwibaza, nicyo nabajije abapanelisti bacu. Byagenze gute kugira ngo abantu b'abakozi b'Imana, abantu b'aba gospel bimere nko guhangana? Ese no guhangana cyangwa ni coincidence? Ubwo nabyo reka ne kuvuga ngo barahanganye cyangwa se barahanganye, ahubwo ni coincidence, no guhangana, no kubera iki? Byagenze gute? Reka duhere ku basesenguzi bacu. Reka mpere kuri Stevenson we akubitira mu mavi, aravuga ati nako reka twumva ko yabivuze. Reka twumva ko yabivuze mu magambo ye. Stevenson. Paul, urakoze cyane. Iki kibazo ni cyiza, impamvu amadini adashobora, impamvu amadini manini adashobora guhana intera mu mitegurire y'ibikorwa byabo binini. Ariko nagira nkubwire ko iki cyo kitazanigera kibaho, kubera ko idini ni igitekerezo cy'umuntu. Hanyuma idini kuko ari igitekerezo cy'umuntu, usanga idini akenshi ari inyungu za bake bari mu idini bamwe, kandi ugasanga nanone ni ibikomere bya benshi mu madini. Hanyuma amadini ntabwo ari igitekerezo, cyangwa se idini ntabwo ari igitekerezo cy'Imana. Igitekerezo cy'Imana ni itorero. Itorero ni naryo Kristo yapfiriye, kandi itorero ni nge nawe twavuye mu bantu b'Imana duhinduka abana b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi insengero z'Umwuka Wera utubamo. Hanyuma nta mpamvu rero aba bantu bahuza kandi ari igitekerezo cy'abantu. Igihe cyose abantu bateguye ibintu byabo bikabaho, ntabwo byahura, ntabwo bakwibuka kujya inama yo kugira ngo batandukanye ibintu. Icyambere, hari ibikorwa bihurirana ku munsi ukomeye, ku munsi umwe, ugasanga byafashe igihe kimwe kandi n'imbaraga nyinshi zitandukanye. Wenda reka nifashishe urugero nko ku gikorwa giherutse kubaho cya Women Foundation kirangajwe imbere na Apostle Mignone ndetse na Afrika Haguruka kirangajwe imbere na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Ni ibiterane bikomeye by'amadini akomeye, by'aba speakers bakomeye bahurije mu gihe kimwe. Ariko impamvu Mignone afite intumbero ye. Icya kabiri, uko hamagarwa nuko ahishurirwa n'Imana bitandukanye n'ibya Paul Gitwaza. Paul Gitwaza nawe afite intumbero ye. None iyo bigarutse mu buryo bw'idini, idini kenshi rigira abafana rikagira n'abakunzi. Ni ukuvuga ngo muri ibi bihe rero abantu bahurije ibikorwa binini hagati yabo. Icyambere, abantu ntibahuje intego. Nubwo byitirirwa ko ari kujyana kuri Kristo, ariko amadoctrine ntabwo ari amwe. Hari n'igihe bashobora no kubihuza atari ubukonkira, atari competition,
atari jaruzi, ahubwo nyine ni bya bikorwa by'umuntu ubwo aba yariteguriye. Hanyuma amadini ari mu gihugu cy'u Rwanda ni menshi pe, ni menshi, ariko usanga abantu bo amadini yuzuye abayoboke. Kuba rero babihuza ntago nge mbibonamo ikosa, kubera ko buri wese afite abamugana, afite abamukunda, afite abamufana, afite n'abamwemera. Urebye nko muri Afrika Haguruka, hari abantu bagiye muri Afrika Haguruka benshi. No muri Women Foundation hari abantu bagiyeyo, muri BK Arena benshi. Byumvikane ko niyo aba bantu batahuza amatariki, ni ukuvuga ngo abatarabonetse muri Afrika Haguruka rishumbwe harangajwe imbere na Apostle Gitwaza, n'ubundi niyo kwa Minyoni hataba igiterane, n'ubundi ntibari kujyayo. Bashoboraga kujya kureba futu, bashoboraga kujya mu tubyiniro runaka, bashoboraga kujya gutembera. N'abandi bantu kandi batigeze baboneka muri Women Foundation bigitangira kugeza bisoza bakajya muri Afrika Haguruka, nuko n'ubundi niyo biba atari ibikorwa bibiri bihuye, n'ubundi nabwo ntago bari kujya muri Women Foundation. Hanyuma icyo mvuga ni iki: idini rigira stati yazo, rikagira amahame yabyo, rikagira amategeko n'amabwiriza abigenga, bakagira imyemerere yabo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga imyemerere y'idini ifite amategeko akomeye yahindutse inzira ijyana abantu mu ijuru kandi atari ko kuri. Hanyuma iki kintu rero nta gihe kizigeraga kigerwaho pale. Amadini ni nk'amasoko. Kwanza amadini ni amasoko, reka mbifate nk'amasoko, cyangwa insengero tubigereranye nk'amasoko. Ushobora kugera mu isoko ry'Iremera, rya Kimironko, ryahe, amasoko yaremye, ariko buri wese akarema isoko ashaka, akajya mu ryo ashaka. Rero ntabwo uzafunga, ntabwo rya soko, iki kintu mvuge abantu banyumve kandi nawe ubyumve, nta soko rifite umwanya wo kujya kubwira isoko rya hariya ngo uyu munsi ntucuruze, ureke ncuruze ngewe uje uzacuruza. Ngaruke ku kandi ama agence atwara abagenzi, niba hari ama agence arenga 10 mu Rwanda atwara abagenzi, ntabwo agence imwe izahagarara ngo ibwira ayandi ngo nimureke gutwara abagenzi, ngo mundeke ngo nge ntware kuko mfite turi muri season y'abagenzi, ngo namwe muzategura indi season. Ntago byashoboka. Rero n'amadini nuko, n'amadini ni nk'amakwasteri, ni nk'amagence atwara abantu, ni nk'amasoko. Ibyo rero ntago wavuga ngo idini ngo ryahuza umwe n'undi. Bibaye bahana umwanya, amadini aba yahana umwanya, habaho idini rimwe gusa, ntihabaho amadini. Rero iki kibazo ntabwo bishoboka. Yesu azarinda agaruka, isi izarinda ivaho, nta dini ribashije guha irindi umwanya mu gihe runaka cy'ibikorwa runaka, kuko buri dini rifite ibyo rishaka, rifite impamvu yo kubaho, umuyobozi waryo afite intumbero itandukanye n'iyundi murindi dini. Gusa aho icyo navuga nuko abayoboke mu madini bo bakomeza kuyayoboka, bakayasanga nyine, bakajya kugura mu madini. Ugize umugisha akagurirwa, ugize ibyago akibwa agatuburirwa, nuko niko bimeze. Ariko idini ni igitekerezo cy'umuntu, niyo mpamvu kidashobora guhuza umugambi umwe
wo kugira ngo bahurize hamwe imbaraga. Hajya habaho icyitwa ngo ni impuzamadini. Ni impuzamadini ariko ni uburyarya, biriya nabyo ntabwo biba bifashe, kuko ni ibintu bibaho kangahe rimwe nko mu mwaka, ariko nabyo usanga ari ikinyoma, ari cyuzuye uburyarya. Yego Pole, nicyo nabivugaho. Urakoze cyane. arakoze cyane Stevenson. Ntago ari wenyine kandi twanaganira na Peter we ntago abona ko ari uguhangana, ahubwo abona ko ari coincidence kandi ko byose ari byiza ko byari kuba. Ariko reka tumwumve nawe, twumve uko abitekereza, anatubwire n'umumaro byagiye bigira cyangwa se impact bigenda bigira mu bantu. Wari wambajije uti ese ko habayeho Afurika haguruka ndetse hakabaho na igitani cya Apotre Mignone All Women Together, niba ntibeshye, umbaza uti ese kuki byabereye mu gihe kimwe, kuki bidatandukanywa kugira ngo abantu babashe kujya muri kimwe nikirangira bajye mu kindi. Nsaba ko nagira icyo mbisesenguraho, ariko uko biri kose ntago ndibuze kujya deep cyane, kuko buriya Eglise ifite ukuntu itegura ibintu byayo, n'indi gategura ibintu byayo, kandi izo coincidence ziba zabaye, ngira ngo ntago kuri kose aba hagamije guhangana cyangwa competition, kuko nkurikije ukuntu ngewe wenda nko mu mateka ya Zion Temple kuva nko muri 2007 nagiye nkurikirana ibikorwa byayo, ndetse na Apotre Mignone atangira nakurikiranye ibikorwa byashingira ministeri taramara n'umwaka, nzi ko ndi mu bantu bagiye kuyikurikirana. Numva atari kese yo kuvuga ngo bahuza ibintu kubera indi mpamvu runaka, ahubwo nuko biba byahuriranye nk'uko ikindi kintu cyose cyahura n'ikindi. Ariko rero mu by'ukuri ntabwo twabura kugira icyo tuvuga kuri event zabo, kuko biba bikwiriye ko abantu bagira icyo bavuga ku bigenda neza n'ibikwiye gukosorwa, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kuko byose ntibyagura ubwami bw'Imana. Akantu nabonye ejo bundi muri Afurika haguruka kakanshimisha, naciye ahantu ku rusengero rw'Abangilikani i Remera mu Giporoso, mbona bahashinze amabendera ya Afurika haguruka. Mbanza ngira ngo maje gusoma nabi, ndagenda mpengereza no mu rusengero, mbona harimo amabendera ya Afurika haguruka kwa Rutayisire Antoine. Urabizi ni mu Giporoso, ni Abaporoso, abandi ni abavutse bwa kabiri. Numva icyo kintu kiranshutse, navuga ni wow, kuba Apotre Gitwaza abasha kwicarana na Dogiteri cyangwa se Antoine Rutayisire, cyangwa se abayoboye iriya Eglise ya Paruwasi ya iriya Katedrale Saint Peter, ngira niko bayita, yo mu Giporoso. Iriya katedrali rero kwemera Abaporoso, kwemera ko abavutse bwa kabiri baza bagafata urusengero bakaruha umunsi wose, bagakoramo igiterane cy'icyumweru cyose cya Afurika haguruka, bagahuza imbaraga. Ni sineriji nziza cyane, narabikunze cyane. By'ukuri urabona ko Afurika haguruka iri kugenda yaguka, iva muri Zion Temple ijya no mu yandi ma Eglise. Rwose wenda birashoboka ko no mu yandi ma Eglise byagiye bijyamo, aho nabashije kubona, ariko aho nabonye ngewe ubwanjye naciye inshuro 2-3 nkasanga Afurika haguruka irimo kuhabera nangwa gukora Anglikani. Ubwo rero navuga nibakomereza aho ngaho rwose, bajye no mu yandi ma Eglise, Abanyarwanda bakunde Afurika. Ubona ko perezida wacu ni umuntu usansibiriza Abanyafurika gukunda Afurika, ndetse n'ikintu cya Pan-Africanism usanga mu Rwanda bagiye imbaraga. Apotre rero Gitwaza mbona ari umushumba ufite ikintu cya Pan-Africanism, rwose akwiye no kugishimirwa, kubera ko yagitsimbarayeho, kandi ubona ko yasharenjinze abantu kugeza ubwo rwose atangiye no kujya mu yandi ma Eglise badahuje wenda imyizerere cyangwa se imyemerere, akabasha guhostinga ibyo bintu. Ubwo rero muri make nuko nkuko ndi kubona igikorwa cye ni cyiza cyane, kandi nkeka ko nta muntu kibangamiye, nkeka ko babikora mu buryo buri professionnel. Njya nkurikirana na social media zabo, amateleviziyo yabo, amaradiyo yabo ndakurikirana, nubwo mba nshishitse, ariko tuba tureba tubona ibintu ko ari bizima. Wenda ntabwo nabonye umwanya wo kujyayo ngo ndebe ibindi bihabera, ariko ibyo mperuka by'umwaka ushize na bike nabashije kubona uyu mwaka, nabonye byaba biteguye neza cyane rwose. Vraiment nibakomerezaho. Icyuko rero Apotre Mignone nawe yakoze iriya cyayiterane cya All Women Together,
ndagishima cyane. Apotre Mignone ngira ngo yari umwe mu bakristo ba Paul Gitwaza, Apotre Gitwaza, bose babaye abapotre. Nyuma aza kuvamo, ntabwo nibuka neza umwaka, ariko ni imbere ya 2007, kuko ngewe Apotre Mignone twatangiye kumenya 2008, kandi ubwo urumva muri iyo myaka nibwo Afurika Haguruka yatangiye, mbere yaho gatoya. Urumva ni muri iyo myaka, ntabwo nzi icyatumye avayo, ariko niho buri muntu avamo afite ishurirwa rye, Imana niko yamuyoboye, kandi ntabwo twabimuvebera, ko ntabwo abantu bose bakwicara muri eglise, cyane ko niba Apotre Gitwaza yitwa Apotre koko, ubwo nyine Apotre Mignone yabaye intumwa ye, ajya kwagura ubwami bw'Imana ahandi, nawe akimuvebera. kandi ubona ko Apotre Mignone ibyo ari gukora, abagore rwose ubona ko yateje imbere urwego rw'abagore mu misengere, ndetse no mu gushyira hamwe bagura ubwami bw'Imana. Ubwo rero muri za 2007 Apotre Mignone ngira ngo yatangiye biriya bikorwa, ntabwo nibuka neza umwaka, ariko aho namumenyeye ngira ngo yasengeraga kuri La Gardienne, yari afite njyana nk'icyumba cyangwa se nka minisiteri niyo yatangiriye. La Gardienne ahantu bavuga ko haba ibintu by'amasambusa mu Kiyovu. Nzi ko najyaga njya kumuha interview, ndi mu banyamakuru wa mbere bamuha interview, ndabyibuka rwose. Tujya kuri La Gardienne ari mu gitondo, bakora amasengesho mu gitondo, ziriya za wirira ni igitekerezo cyaturutse buriya abantu benshi ntabwo babizi, abona kwimukira za Kagugu, nako hariya Kimihurura ahasengera. Ubwo rero mu by'ukuri rero navuga ko ihishurirwa rye nawe yarikomeyeho, iriya wirira ndetse na All Men Together, ni ihishurirwa rye ryagiye ryaguka. Ndibuka ko hari aho byanageza abantu bashaka kumutwarira iriya teme ya wirira, bashaka kumutwarira wirira, bajya ku macano simbavuze, ariko ibintu byasakuje natwe tubyinjiramo, ariko biza guhosha nyuma. Ubona ko bari bashatse kumwibira ihishurirwa, ariko banabyigisha nabi mu buryo atabyigisha, ariko byaje gukemuka bigenda neza. Ubwo rero Apotre Mignone ni umuntu w'umunyembaraga ukora. Nkeka ko no kuba event ze nazo zihurana n'izo muri Zion Temple ntacyo byangije, kubera ko abakristo baba ari abantu baba flexible. Uyu munsi ashaka kumva ashaka kujya gusengera hariya cyangwa akajya hariya, nta kibazo. Ashaka kuva kwa Gitwaza akumva ashaka kujya kumva ibya hariya kwa Apotre Mignone, cyangwa se ntabwo abantu bose bajya muri Zion Temple cyangwa se muri Women Foundation ngo bakwigwemo. Urumva rero nta kibazo mbona cy'uko ibintu byaba byahuriranye. Gusa wenda bibaye byiza bikaba bitegurwa ku matariki atandukanye n'amezi atandukanye, byaba byiza, ariko kuba byahurirana kuriya nabwo umuntu ntacyo bitwaye, kuko nta guhangana kuba kurimo, kuko ndi umuntu wabikurikiranye kuva kera. Uburyo byagiye bikorwa nta namwe bigeze bagongana. Gusa wenda ako gatekerezo ko kaba ariko, kuko bamwe babikoze ukwezi kumwe, abandi bagategereza ukundi, byari byiza cyane. Ubwo rero nabo ndabankuraje rwose ibyo bakora. Ubona ko abantu bagenda bakajya muri Bekari bakayuzuza, ukabona abagore barimo n'abagabo bagabwa mu munsi, bagaba mu ijambo rwose, mbona bategura neza, batumira nabo abanyamahanga hirya no hino. Ni ikintu kimaze kugira imbaraga cyane. Pole by'ukuri urwego rw'amadini rumaze kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo mbona rwose leta yari ikwiye gukomeza kurwisunga kugira ngo rubafashe abantu, kuko iyo abantu basenga no kubayobora biba byoroshye. Nizo komantere zanjye nashyiraho, ndumva nta bindi wenda birenze cyane numva nashyiraho, kuko mbona biba mu buryo buri feya ku mpande zombi, kandi bakagerageza kubitegura ku rwego international, ku buryo ubona ikintu cyahitinze kikarenga East Africa rwose. Vraiment ndavuga ni kwanguze kuri Apotre Mignone, ni kwanguze kuri Apotre Gitwaza, bakomeze bategura ibintu byabo neza, kandi nta kubivanga kurimo, kuko iyo umuntu ateguye ikintu imyaka hafi 10 gikora, ubona tema ari yayindi, nta guhindagurika, ubona ko harimo icyizere cy'uko ibintu ari bizima kandi bijyana abantu ahantu heza. Numva ari ubusesenguzi nashyiraho. Imana ibahe umugisha. Arakoze Peter Ntigurirwa. Mbibutse ko Peter Ntigurirwa niwe muntu mu Rwanda ugira ibintu byitwa soundproof. Soundproof ni ibintu bimwe na bimwe insengero zisabwa kuzuza, bakabyinsitara mu rusengero, afite ukuntu babyinsitara, hanyuma amajwi ntasohoke ngo ajye mu bantu gusakuriza abantu. Ibi rero insengero zose zibyujuje mu Rwanda rwose byaba ari sawa cyane.
Peter Ntigurirwa yabafasha kuko abivana mu Bushinwa kandi byujuje ubuziranenge, amaze gukorera insengero nyinshi. Namwe urwanyu niba atararukorera, nyamuneka dore nimero ye ngiyi hano, mumuhamagare mumubwire abakorere abafashe. Hanyuma turi kumwe kandi na Arno Ntamvutsa, ni umunyamakuru nawe wo muri Urugero Media Group, nawe afite uko abyumva, reka nawe tumwumve. Sinzi impamvu amadini ategurira ibintu bigasa nk'aho bigongana, ariko mu by'ukuri amadini ngiye ubu nsigaye nyafata nk'uko nafata clubs ya football. APR ikaba yategura umukino kwayo na Rayon Sport kwayo ku munsi umwe, wenda bigakinira ku masitade atandukanye. Buriya ibintu by'Imana ntabwo bigifite ireme cyane mu bantu. Ubu harimo nyine buri wese inguni yafashe niyo, ntabwo hazamo ibintu byo navuga ngo koroherezanya. Rero akenshi muri muri kino gihe cy'impeshyi habaho ibiterane byinshi, ariko ibiterane binini tuzi bibamo ni iki ngiki cya Africa Haguruka na All Women Together. Gusa icyiza gihari ni uko burya igihe Africa Haguruka itangirira ntabwo aricyo gihe All Women Together itangirira, kuko yo itangira hagati mu mibyizi, no mu gusoza All Women Together isoza hagati mu mibyizi, ikongera ikareka Africa Haguruka igasoza kandi nayo ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo Africa Haguruka tumaze kumenya itangira ku cyumweru igasoza ku cyumweru. All Women Together akenshi itangira hagati yo kwa kabiri kugera kwa gatanu, akenshi niyo minsi ikunda gukora, cyangwa kwa mbere kugera kwa kane. Ntabwo ari abantu bafata bu cyumweru cyose. Rero amaso y'abantu cyangwa imyemerere y'abantu hari ubwo bashobora kubona ko bisa nkaho ari ihangana, kandi uwabyita ihangana ntabwo wamurenganya, kuko umuntu ntabwo areba kimwe n'undi. Rero kuba nshobora kuvuga ngo hari ihangana, rishobora kuba ryabaho mu buryo bumwe twe tutabona, hakaba n'ubwo rishobora kuba bavuga ati buri wese afite audience yiwe. Urugero rutoya, Africa Haguruka ihuza amatorero muri Zion, ariko hari n'andi matorero bisigaye bikorana, kuko nko muri ino minsi bakozemo ino Africa Haguruka y'uyu mwaka, haje n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu by'i Burayi, muri Aziya, muri Amerika, b'Abanyafurika baza kwatendinga ino Africa Haguruka. Hajemo n'abahugura, yewe bakorana n'insengero zitandukanye, harimo Anglikani y'i Remera, harimo Foursquare, harimo Calvary. Aho hose bahakoreye ari amaseshoni atandukanye y'iriya misozi. Rero iriya misozi 7 bivuze iki rero? Bivuze ngo abo bantu niyo muri gukorana, no ku munsi w'igiterane abenshi urababona baraza kwitabira. Bivuze ngo Africa Haguruka yo imaze kwaguka, ariko izo nsengero ntabwo harimo women. Kuvuga ngo rero women nayo iyo bavuze ngo All Women Together, akenshi usanga iminsi ya mbere iba ari y'abadamu n'abakobwa, hanyuma uriya munsi usoza akenshi nibwo uba uvanzemo abapapa. Bivuze ngo rero n'ubundi ibintu bategura bisa nkaho ntaho bifitanye isano cyane, ntaho bihuriye, kuko bo mu gusoza nibwo akenshi batumira abapapa, ariko mu yindi minsi usanga ari abamama n'abakobwa. Mu gihe Africa Haguruka yo aba ari uruvangitirane rw'ibitsina byombi. So rero navuga ko ntabwo byapfa koroha ko bamwe bavuga ngo mutureke tubanze ngo hanyuma muzakurikize. Hari n'igihe ushobora gusanga kubera uburyo babisetinzemo n'abatumirwa babo bishobora kubagongana, bishobora kudahura, bigatuma bagumiza ya minsi yabo kubera abatumirwa. Burya erega gutegura ikintu usanga bigusaba ibintu byinshi. Nawe umutumirwa wawe ushaka gutumira, hari igihe akoburije akakubwira ati ngewe aya matariki niyo nabonekaho, kandi nawe ukaba umukeneye cyane, uzi ko umukeneye cyane muri icyo gihe, ntabwo wabihindura. Rero navuga ko ntabwo bibaye kenshi hagati ya Africa Haguruka na All Women Together, ntabwo bibaye kenshi, gusa bose bahura ku kintu kimwe, babitegura mu gihe cy'impeshyi kandi birumvikana. So nibyo navuga ko umuntu umwe ashobora kubona hari uwabifata nk'aho ari ihangana,
ariko ku giti cyanjye njye mbibona nk'aho hari impamvu nyinshi zishobora gutuma basa nk'aho bahuriza mu gihe kimwe. Cya mbere ni uko ari impeshyi, cya kabiri ni uko ushobora gusanga bose abatumirwa baba barabahaye amatariki asa nk'ajya guhura, ikindi ni uko n'ubundi ibyo bategura ahanini ntabwo bisa nk'aho intego zabyo ari zimwe. Rero n'ababyitabira izo audience rimwe na rimwe ugasanga ziratandukanyemo ukuntu. Numva nta kibazo kirimo cyane kuri icyo kintu. Njye niko mbibona, niko mbyumva. Kenshi muzumva mbivuga mu buryo buri positive, ariko simpakanya ko hari umuntu ushobora kuza akakumvisha ko bitari bikwiriye. Ariko njyewe nsanga nk'ibi byabo ntacyo bitwaye, kereka hari undi muntu uje nawe afite audience imeze nk'iya Zion. Ariko kuba ari abadamu n'abakobwa bakazahura ku munsi wa nyuma wenda batumiramo abagabo, ntaho bihuriye rwose na Afurika Haguruka. Murakoze. Ndabashimiye cyane mwese, mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwe na gahunda zacu, mukomeze mukande subscribe. I love you all, bye bye.